Nk'uko umaze kubivuga Katabirora, ibintu igihugu cyacu kitugezaho bidufite inyungu nyinshi cyane kandi natwe turabibona nk'abaturage. kuko nk'umuntu ukuriye igihugu cyangwa uyoboye igihugu buriya abantu navuga b'abayobozi bafite uko bayobora bitandukanye, ariko umukuru w'igihugu cyacu His Excellence Paul Kagame akaba we afite umwihariko we ku giti cye, ku buryo uwo mwihariko we tugomba kuwumushimira. Ibintu igihugu cyacu kitugezaho bidufite inyungu nyinshi cyane kandi natwe turabibona nk'abaturage. Nk'uko wabivuze rero, nk'ukuntu bavana abaturage mu cyaro babashyira mu midugudu, ibyo bidufitiye inyungu kandi bidufasha kwibumbira hamwe kugira ngo tugire aho tuva n'aho tugera. Leta yacu dukunda cyane kabisa n'abayobozi bayo n'umukuru w'igihugu cyacu, twabasabaga ko badufasha bakadurebera uburyo interineti yagera ku bantu bose ku mafaranga make. Niba ari izo wifi bazimanike mu byaro, niba ari ibiki bishoboka byose bazishyire hariya, ariko twebwe abantu bose tube dufite kuba twabona interineti ku mafaranga make. Twongeye kubaha ikaze mwe mukomeje kudukurikira kuri Jerive 250. wowe wakoze subscribe turagushimira, kandi ukomeje udukorere share bigere ku bantu bose dufatanye kubaka igihugu cyacu. Nawe utarakora subscribe twagushishikariza kudukora subscribe kugira ngo dufatanye kubaka igihugu cyacu dushyize hamwe, kuko abantu iyo bashyize hamwe Imana irabasanga kandi bakagira icyo bageraho bakajyana kure. Niyo mpamvu rero tubashishikariza ko muza twese tugafatanya tukajya inama kugira ngo dushyire hamwe twubake igihugu cyacu, tugire aho tuva n'aho tugera dufatanyije twese hamwe kugira ngo bigende neza. Katabirora, aho neza? Muraho neza Jerive, amakuru y'iminsi? Ndaho ndakomeye, ndabona nta kibazo gihari, turahumeka umwuka w'abazima. Uwiteka aracyaturinze, aracyadushyizeho ikiganza cye, muri make nta sitani, ibintu ni neza, nta kibazo kabisa. Natwe turaho kabisa, ibintu n'uburyohe, akavura karagwa. Ndabona kabisa mu gihugu cyacu ebana ibintu biri kugenda neza kabisa. Ndumva ibintu ari neza, ari amahoro nk'uko bisanzwe. Rero uyu munsi tugiye kwinjira mu kiganiro cyacu. Ubushize twavuze ku buryo tugiye kujya dutanga ikibazo, ugishubije neza akaba yabona igihembo cye. Nayo mpamvu uyu munsi rero muri video y'uyu munsi ariho turi gutangamo ikibazo kugira ngo ba nyiramahirwe batsindire icyo gihembo. Muri icyo kibazo turi butange, murakoze. YouTube nabibonye iba yahiye, wowe nibaza nawe warabibonye ibya Lucky mu cyumweru gishize ukuntu byagenze, ndibaza nawe warabikurikiye Jerive. Amakuru ni nayo ndayafite cyane, ngo Lucky yarakubiswe cyane muri stade. Izo nizo nkuru ziri kuri YouTube, nizo ziciye ibintu kuri YouTube cyane rwose. Nanjye narabibonye kabisa, mbona umuntu ngo bamuha ingumi bamuha amakofe, kandi ngo yakagombwe kuba azwi nk'umuntu w'umusitari ugaragara cyane ku mateleviziyo cyangwa ku mbuga nkoranyambaga. Gusa buriya kuba Lucky yarakubiswe, ngewe ukuntu mbibona nabibonyemo ikintu kigaragaza nyine ukuba umusitari mu gihugu cyacu icyo bivuze, cyane cyane ko wenda abantu bamwe na bamwe badakurikira cyane YouTube. Ibyo nabyo turi buze kubigarukaho muri iyi video yacu, ariko ntago tubigarukaho mu buryo buhura na Lucky uko yakubiswe, ariko bijya gusa nkabyo. Gusa gukubitwa byo yarakubiswe, ariko wamukubise sinibaza ko yari abizi ko ari gukubita Lucky nk'umuntu uzwi n'abantu benshi. Gusa yarakubiswe, byarabaye nyine, niyihangane. Yewe nta kindi nabivugaho kabisa, niyihangane kuko ntago uwamukubise nyine yari ari ku kazi. Wenda Lucky nawe yashatse kwitwara nk'umuntu uzwi, wenda uriya muntu nta nubwo amuzi, birangira nyine aramukubise. Ibyo turabizi, abantu babiri bahuye, umwe afite ibitekerezo bye n'undi ibitekerezo bye, birashobora kurangira bidahuye. Nk'umuntu rero uzwi arashobora kwitwara nk'umuntu uzwi,
kandi ntabwo azwi na bose ukabona arabizize. Njyewe nabitwaye muri ubwo buryo, sinzi wowe uko waba warabibonye cyangwa uko wabitekerejeho Gervais. Nabyibajijeho biranyobera cyane, mbyibazaho ndavuga ati se niye mpamvu yaba akubiswe, nuko atazwi cyangwa, ariko nsanga hari abantu batajya kuri interineti bitewe n'uko interineti ihenze, bigatuma rero nk'abo basitari batamenyekana, batamenywa na buri wese kubera ari icyo kibazo. Urumva nkaba twakwinjira mu kiganiro cy'uyu munsi. Ikiganiro cy'uyu munsi twateguriye abadukurikira, twabateguriye ikiganiro kabisa nabanje gutekerezaho cyane kugira ngo tube twashobora kugikoraho, ariko nasanze biri ngombwa. Ikiganiro twateguye uyu munsi cyari ikiganiro cyo gushimira umukuru w'igihugu cyacu n'ubuyobozi bw'igihugu cyacu ibyo bakomeje kutugezaho, kuko nk'umuntu ukuriye igihugu cyangwa uyoboye igihugu buriya abantu navuga b'abayobozi bafite uko bayobora bitandukanye, ariko umukuru w'igihugu cyacu His Excellence Paul Kagame akaba we afite umwihariko we ku giti cye, ku buryo uwo mwihariko we tugomba kuwumushimira cyane kabisa, twivuye inyuma tukavuga tuti tugomba kumushimira. Nanjye nkaba nafashe umwanya wo kuvuga ngo umukuru w'igihugu ngomba kumushimira, mushimira ku bintu byiza agenda tugezaho, mushimira kuba yitanga akavunika cyane. Buriya kuba uri umukuru w'igihugu uyoboye igihugu kandi ugishakira ibintu byiza, ni ukuvuga ngo uba ufite akazi kenshi, uba ufite akazi kenshi. Twe hari igihe tubibona nyine tukabona ngo ni umukuru w'igihugu nyine tukumva ari prestige, ariko ntabwo ari ukuvuga ngo ni ibintu nyine byiza gutyo gusa, ni akazi, ni nk'uko umuntu wese ajya ku kazi. Sasa nanjye nkaba natekereje ko twamushimira kuri kariya kazi we akora, mubwira ni kabisa akazi ukora turakabona ko uravunika cyane kandi uradutekerereza cyane, ukora ibintu byinshi cyane kugira ngo igihugu kigende imbere, gitere imbere mu buryo bwose bushoboka. Ntabwo ari njyewe ubibona njyenyine, bibonwa n'abanyarwanda bose. Nanjye muri uyu mwanya nk'umunyarwanda, cyangwa navuga ngo uvugiye abanyarwanda bagenzi banjye bakunda igihugu cyabo, akaba ari umwanya nafashe wo kumushimira, mubwira ni kabisa turagukunda cyane kandi turabona ko uravunika cyane, kandi turagushimira ku byiza byose ugenda utugezaho. Kabisa ni ibintu byo gushimirwa, tuzahora tugushimira igihe cyose, kuko akazi ufite ntikararangira, karakomeza. Akazi ni kenshi k'umukuru w'igihugu cyacu kandi aravunika. Yaba byashobokaga rwose tukamuha na vakanse tukareba ko twamuha akavakanse kabisa kugira ngo aruhuke, kuko aravunika cyane. Nk'umuntu utuyoboye aravunika cyane. Icyo mbivugira ni iki? Nabivugira kugira ngo abantu bo mu gihugu cyacu, mu gihugu cy'u Rwanda, bajye babibona, babone ko umukuru w'igihugu aravunika kugira ngo tugere aho tugeze. Kuko cyane cyane nk'urugero natanga akantu gato cyane, abantu babona nk'akantu gato cyane, ariko kandi ari ikintu kinini cyane, nko kubona dushobora kuba twanditse ku mipira y'ama ekipe yo hanze kugira ngo abantu baze gusura igihugu cyacu. Ni ukuvuga ngo kuriya kuntu twanditse hariya tubonwa n'abantu benshi, televiziyo ziba ziri kwerekana iriya mipira ni nyinshi cyane, ibintu byose biba biri kubera aho mu kibuga byose biba bigaragaramo n'igihugu cyacu. Ako ni akantu kabisa gafite ingufu nyinshi cyane kandi gafite n'uruhare runini mu kubaka igihugu, mu bijyanye n'uko abantu bamenya n'icyo gihugu, bakavuga ati icyo gihugu ni ikihe? Icyo gihugu ni u Rwanda. Icyo gihugu ni u Rwanda, hari ibiki, hari ibi n'ibi. Wanjye muri vakanse nzajya mu Rwanda kuko ndabona ko ari igihugu kirazwi, kiri no ku mipira. Umuntu uri
muri Vietnam cyangwa muri Haiti cyangwa uri muri Australia ari kubona ibyo bintu, sura u Rwanda mana, visit Rwanda. Visit Rwanda turabizi ko iri ahantu henshi. Ibyo ni ikintu cy'igitekerezo nk'umukuru w'igihugu aba yaravuze ati iki kintu ngikoze cyagirira abanyarwanda akamaro. Ubwo nari mvuze akantu gato, ntabwo ndi kuvuga ibintu by'ibikorwa byose bibera mu gihugu ubuyobozi buba bwadutekererejeho bukavuga ati dukore gutya, abanyarwanda navuga ngo nabo babyungukiremo muri ubu buryo. Nka Visit Rwanda ni ikintu gikomeye cyane, nko mu myaka iri imbere aho tuba dufite abaturisite benshi binjira mu gihugu bazanye amadevize, ni inyungu ikomeye cyane ku gihugu cyacu. Ni ukuvuga ngo ibyo ni ibintu byo gushimirwa, kandi ni ibintu bivunanye kugira ngo bigereho, aba yavunitse kugira ngo agere kuri ibyo bintu. Ni ukuvuga ngo hariho ibintu byinshi adukorera mu gihugu hagati. Noneho ubwo tugeze mu gihugu hagati, mu gihugu hagati adukorera ibintu byinshi cyane. Aratwubakira imihanda, aratwubakira amazu, aratwubakira amavuriro, aratwubakira ibintu byose bishoboka, adushyiraho imidugudu, akadushyiriraho ibintu byose. Ibyo ni ibintu nk'umukuru w'igihugu aba yatekerejeho akavuga ngo ibintu bigenze gutya byagenda gutya. Kuko muri iyi igihugu tugifite muri uyu mwanya twe tukirimo abantu bariho muri iki gihe, ariko igihugu kizahoraho. Ni ukuvuga ngo mu myaka iri imbere igihugu kigenda cyiyongeza, cyiyungura, gitera imbere, cyiyungura. Twebwe tukazanavaho, hakaza n'abadukomokaho nabo basanga ari aho twageze, dukomeza twiyungura, nabo bakomeza, kuko iba yarabaye nk'umuco wo gukomeza igihugu kizamuka. Noneho nkatwe turiho muri iki gihe, n'umukuru w'igihugu udutekerereza muri ubwo buryo, navuga ngo nawe abadutekereza kugira ngo bibe umuco, tube twumva ko igihugu tugomba kugitekereza ko kigomba kugenda cyiyungura. Noneho nitumufashe rero natwe ibyo bintu tubikore, natwe ubwacu tubone ko turi kunguka, twungura n'igihugu, tugenda imbere, dukomeza tugenda imbere, dutekereza ko no mu myaka 100 iri imbere cyangwa 200 cyangwa 1000 abantu bazaba bahari, nabo bazaba barakomereje kuri uwo muco wo gukomeza guteza igihugu imbere. Nitwumve ko twe tugomba gusenyagura, cyangwa twumve ko ibintu biri gukorwa ntacyo bivuze, ntacyo bimaze. Kuko hari abantu bamwe na bamwe babipfobya, turabazi, abantu badakunda igihugu bakomeza bapfobya ibintu uko bigerwaho. Ariko nk'abantu bareba kure barabona ko ibintu bigerwaho biba bifite icyo bivuze mu myaka uko igenda ishyira n'indi ishyira. Twese n'abari bizi isaha tubifitemo inyungu, turetse n'abazaza imbere. Inyungu navuga ngo dufashe nk'iyo midugudu bafata bakavuga ati aha turahasenye, twubakiye abantu aha, tubashyira aha. Inyungu zirimo, ntitubibone nk'aho badukuye kuri gakondo zacu, ahantu twavukiye, ahantu masambu z'iwacu, ahantu habaye gutyo. Ariko urumva tugiye tubaho dutatanye nk'uko twabayeho kuva kera. Usanga umuntu ajya nko guhaha afashe ibirometero 10 kujya ku isoko, agafata ibirometero n'ibirometero ngo agiye ngo guhaha amavuta, agiye kugura ibitunguru, bikamufata umwanya munini wo guhaha. Noneho nka leta nk'igihugu igatekereza iti aba bantu uwabashyira hamwe, tukabashyira amasoko hariya, amavuriro hariya, tukabaha umuhanda ugera iwabo, tugakora ibintu byose, ibikorwa remezo bikaba biri hariya. Bariya abantu barashobora kuzajya banajya guhinga cyangwa bakanakora n'ibindi muri ya masambu y'iwabo, ariko batuye ahantu hamwe, ibindi bintu bibegereye. Sinavuga ngo kuba umuntu aturiye umurima we nibyo byiza kuruta ko yaba aturiye isoko n'amavuriro n'ibikorwa remezo bindi. Ndumva aribyo byaba ari byiza kuruta kuba uturiye umurima wawe. Sasa njye ndi kubivuga nk'uko mbyumva, ntabwo ndi kubivuga nk'uko leta yo ariko iba yatekereje, ariko ndi kubivuga nk'uko mbibona nk'akamaro njye nabona ka mbere kaba gahari. Yani muri ubwo buryo bw'uko abantu bose turi hamwe, n'ibikorwa byose dukeneye biri hamwe, ibyo dukeneye biri hano. Abajya ku kazi dukorera hano hafi aha, ntabwo bidusaba ngo tugende n'amaguru amasaha n'amasaha, kubera ko nta n'imodoka zigera aho dutuye. Biradusaba ko tubanza tugende n'amaguru. Nitwumve yuko kutwimura badushyira ahantu hamwe ari ikibazo, ahubwo ni inyungu. Tunabitekerezeho ko
bihora gutyo bigakomeza gutyo, bya bikorwa remezo byose uzagenda tubikurura tubizana hahandi nyine tuba. N'iyo mirima yo guhinga twanajyayo n'amamashini tukayihinga bidakenewe nuko tujyanayo abantu benshi ngo bajye gukoresha amasuka. Urumva uko dutera imbere niko dutera imbere mu bintu byose. Dutera imbere mu buhinzi, dutera imbere yani navuga mu bintu byose, amavuriro, ibintu bihanda iteye imbere, amatara yaka tugendana nijoro. Uri kumva ibintu byose bikaba ari ibintu biteye imbere, kuko nk'uko leta iba yabikoze iba yabitekereje uko bizagenda nuko bizagenda mu myaka iri imbere. Navuga ngo ni ibintu biba bifite akamaro ku bantu bose. Jeve nawe ndibaza yuko ugashobora kuba ari kubibona. Nk'uko bivuze Katabirora, ibintu igihugu cyacu cyagezeho ni byinshi, umukuru w'igihugu cyatugejejeho ni byinshi. U Rwanda hose ruraka, ku mihanda ni amatara, mu cyaro hagejeje amatara, ibintu byose ni byiza mu gihugu cyacu. Igihugu cyacu kirasa neza, kirakeye, ibyo byose tubikejeje umukuru wacu w'igihugu. Kandi ikindi, igihugu cyacu kiragendwa ijoro n'amanywa, hari umutekano, nta kibazo wagira, icyo waba ufite cyose niwagenda isaha ariyo yose ufite umutekano. Ni byinshi rero twavuga, twashimira umukuru wacu w'igihugu, yatugejejeho imihanda, tugezaho amavuriro, amashuri, ibyo twavuga ni byinshi cyane kandi bifite umumaro. Nkatwe rero nk'abanyagihugu tugomba kubibungabunga kandi tukabifata neza kugira ngo bikomeze bitugirire umumaro kandi bikomeze bibyara umusaruro. Nk'iyo mihanda igeza abantu aho bagera mu midugudu, ahantu hose imihanda igerayo, kandi turabyishimiye kandi turabikunze cyane rwose. Urumva urabona hariho ibintu byinshi tubona mu gihugu, navuga ngo biri nk'umwihariko nko ku gihugu cyacu, kuko dufashe nk'akantu kandi gatoya, hariho akantu kamwe gahari kitwa ngo shisha kibondo. Shisha kibondo ni ukuvuga ngo baratekereje basanga ko hari abantu b'ababyeyi baguma baha abana ibijumba cyangwa ibintu by'ibirayi, ibintu nk'ibyo bidafite amavitamine menshi. Havuga ati ariko nta kuntu twafata amafaranga tukajya duha abana amata. Uribaza ni ikihe gihugu gifata, uretse mu bihugu by'abantu bateye imbere by'abatanu, ni ikihe gihugu cyatekereza avuga ngo duha abana batarwara bwaki, reka tubahe amata, ababyeyi babo tubahe inka z'ubuntu, abana tubahe n'amata y'ubuntu. Hari ibintu byinshi tubona ko ubuyobozi bwacu buba bwatekereje kugira ngo twebwe yani tugire ubuzima bwiza, cyangwa sinzi ko navuga, tubone ko leta iba yadutekereje ikavuga ngo aba bantu wabagirira gutya batera imbere, bagatera imbere yani mu buzima, bagatera imbere mu bikorwa byabo, bagatera imbere mu bintu byose. Bishatse kuvuga ngo izo za shisha kibondo, izo za gira inka, urumva ibyo byo gushyira abantu mu midugudu, yani hari ibintu byinshi usanga leta iba yatekerejeho kugira ngo abaturage bagire ubuzima bwiza cyangwa batere n'imbere ku giti cyabo. Kuko kuba umukuru w'igihugu cyacu cyangwa n'ubuyobozi bwacu bukatuvunikira, natwe tugomba kuvunika. Ahanini ni nacyo ngewe ngomba kuvugiraho cyane, kugira ngo abantu twumve yuko tutazicara hariya gusa ngo ibintu byose bazabidushyirira ku isahani. Oya, bazatwereka ahubwo ukuntu ibintu bijya ku isahani, natwe tubishyire ku isahani. Ntabwo ubuyobozi buzafata bwubaka umuhanda bavuge bati turabona yuko kuva ku Rusumo ujya i Butare ari inzira ndende kandi idakenewe, reka dukore umuhanda uva ku Rusumo ujya i Butare. Ni ukuvuga ngo hari inyungu nyinshi kuri ba bantu baturiye wa muhanda. Ntabwo leta yawukoze gusa kugira ngo habe hari umuhanda gusa utagize icyo umaze. Hari inyungu nyinshi kuri uwo muhanda. Natwe nk'abantu ntidushaka ukuntu twabyaza uwo muhanda umusaruro. Yani ibyo bintu leta idukorera cyangwa ubuyobozi budukorera, dushake ubundi buryo twabibyazamo umusaruro. Turebe kure, tuvuge tuti iki kintu badukoreye, buriya bakidukoreye kugira ngo bizagende gutya na gutya. Ariko tubibona, ntitubibone gusa ko ari ikintu kiraho kitagize icyo kimaze. Ni ikintu bakoze kugira ngo natwe tuzabone uko twabigenza gutya na gutya. Uri kubona?
abantu barabona ko hari ibintu navuga dufate nk'uwafata nko mu myidagaduro ubuyobozi bukavuga buti tububakira amasitade dukora ibintu n'ibi ugasanga biriya bintu tubifitemo inyungu zihe hariho ibihugu duturanye bidafite izo stade hariho abahanzi hariho imyidagaduro hariho ibintu nk'ibyo bidashobora kubera muri ibyo bihugu cyane cyane ko umutekano uba utanizewe noneho bakavuga ati iyo myidagaduro reka izabere mu Rwanda izo nama reka zibere mu Rwanda uwo mucuranzi reka aze mu Rwanda n'abari Bugande bakaza mu Rwanda abari Burundi bakaza mu Rwanda ibyo byose ubuyobozi buba bwabitekerejeho reka dushyire ikintu hano kizagirira akamaro abantu bo muri iyi regiyo dufata abantu bose bo muri East Africa hano bose babigiremo inyungu noneho byavuye no mu Rwanda gusa ubu biri no muri East Africa kubera ko niba tuzanye umucuranzi udashobora kuririmbira Burundi hari abarundi bashaka kumureba bazafata amamodoka baze mu Rwanda bafata amahoteli baze kureba wa mucuranzi niba hari inama idashobora kubera muri Congo kubera wenda hari ikibazo fulani ni ukuvuga ngo ya nama barashaka kuyimurira mu Rwanda abo bajurnaliste abo bantu baze mu nama abo bantu bose bakeneye kurya bakeneye kuryama ibyo byose biri bubere mu Rwanda yani hariho positifu muri bya bikorwa remezo biba biri gukorerwa mu Rwanda twibibona rero nk'ikintu kiraho kitagize icyo kitumariye amafaranga y'amadevize cyangwa amafaranga aturutse hanze cyangwa amafaranga y'abaturiste y'abashyitsi baza mu Rwanda aje mu Rwanda ntabwo ari bugirire akamaro gusa umuntu umwe cyangwa abantu babiri ahubwo afite akamaro ku bantu benshi bari bubigiremo umumaro uri kumva ni ukuvuga ngo abo bantu benshi babifitemo umumaro ubuyobozi buba bwabitekerejeho bukavuga ati twebwe abantu benshi twabagirira umumaro muri ubu buryo natwe tubibone gutyo ahubwo natwe duhite dukora ukuntu noneho twabitekerezaho natwe amafaranga tukayabonaho niko nabivuga icyo ni ibintu tubona biba mu bintu bijyanye n'imyidagaduro cyangwa amanama n'ibintu nk'ibyo turabizi za cogamo zabaje mu Rwanda hariyo amafaranga aba yinjiye mu gihugu hari amafaranga menshi aba yinjiye mu gihugu ibyo ni ubuyobozi buba bwabitekerejeho hanyuma noneho ikintu ngewe nakongera navuga ngo twasaba twebwe abanyarwanda bagenzi bacu ko birya bikorwa remezo bihari bitaba kuba twe turi kubyica cyangwa kubifata nabi sinzi uko nabivuga yani tugomba kubisigasira tukabifata nyine kuri ababiduhaye tukabifata neza kuko nababwiye yuko ubuzima nyine burakomeza igihugu gikomeza kibaho uko leta idutekerereza natwe dutekereze kure dukomeze tujyane n'izo gahunda za leta tubone ko ibyo bintu bidufitiye akamaro n'abana bazadukomokaho nko mu bihe biri imbere nabo baze basanga hari ibyo twakoze apana ko tuza gusenya ibintu hariho umuntu yanteye inkuru ukuntu i Burundi bazanye feruje noneho bazimanika mu muhanda bana abarundi baravuga ati dufite feruje bana buri Burundi nta feruje zibayo niba zaraje vuba ntabyo nzi ariko ubwo mberukayo nta feruje n'imwe iba mu gihugu cyabo umunsi bigeze kuzizana barazizanye bamanika aho ngaho feruje zirakora ibintu byose birakora noneho haza abandi babire barazireba baravuga ariko izi feruje uziko zimyasa nk'aya matara yo muri buwate wana ibi biboro umuntu wabijyana muri buwate byamyasa neza ntihaciye kabiri za feruje zose barazimanuye baraziba baragenda bashyira muri buwate baramanika buwate iramyasa umutuku umuhondo icyatsi ibintu biraryoha muri buwate ariko mu muhanda imodoka zagonganye zashize urumva navuga ngo uko ni ukwangiza abantu batekereza gutyo baba bangiza ibintu igihugu kiba kigeraho nk'iyo leta iba yazanye feruje ubwo se ni igiki kindi izazana ibyapa nabyo ko bari barabimaze mu Burundi babicuramo imbabura ayo matiyo se abimanitse ayo matiyo nayo arimo amadirishya meza n'utuntu nk'utwo ibyo byose baragurisha uri kumva icyo badashobora gutwara ni kaburimbo ariko kaburimbo nayo ashoboye kuyomora yayishishura akayishyira ku mbuga ye urumva hariho ibintu nyine byo gusenya ibintu ubuyobozi buba bwakoze ugasanga biri gutuma ubuyobozi nabwo bwase turashyiraho kaburimbo hariho ababire barara bicaye bari kuzishishura bazijyana mu bipangu zabo utubuye two ku muhanda utuntu nk'utwo batwaye bamaze ariko twebwe
turashoboye gusigasira ibintu byacu, nitubisigasire. Ubwo buzu bwo ku muhanda tubufate neza, utwo tuntu twose duhari tudufate neza. Ntiwicare mu modoka y'umuntu. Kera abantu bajyaga bicara mu modoka z'abantu ugasanga baciye intebe z'umuntu. Ntabwo ari byiza, buri guhombya umuntu kandi nta nyungu bifitemo. Niyo waba uyifitemo inyungu ntabwo bikenewe kuko si ibintu byawe. Genda uhombye ibyawe, wihombye iby'abandi. Ni ibintu nk'ibyo. Ni muri ubwo buryo rero navuga ngo twebwe dufite ibyo bintu ubuyobozi butugereraho, twakabisigasire, tubisigasire. Ibyo bintu badukorera tubibone ko ari ibintu by'akamaro, ni ibintu by'agaciro, ni ibintu leta yatekerejeho. Hari igihe biba bibangamiye umuturage, ariko bikubangamiye urya mwanya babishyizeho iryo tegeko rigiyeho. Ariko nk'ubuyobozi bwo bwatekereje, buri gutekereza bukavuga ati nibigenda gutya na gutya na gutya na gutya bizarangira bigiriye inyungu wowe muntu uri kubona ko byakubangamiye. Nuko baba babipanze, kuko mu ntangiriro buri gihe ikintu cyose gitangiye kiba kigoranye. Itegeko ryose rije riragoranye kuryumva, kurikurikiza biba bigoranye, n'ikibuti barangoye. Ariko ntabwo bakugoye, ibyo bintu babitekerejeho. Nk'akantu ko mu mudugudu nakongera nkakavugaho, kuko abantu bumvise yuko baratwishe batujyanye kubahana ibintu bitatureba, ariko bagushyize mu nzu itazagwa, bagushyize mu nzu ikomeye, bagushyize mu nzu iri hafi y'ivuriro, bagushyize mu nzu iri hafi y'umujyi, bagushyize mu, yani ibintu byose biri hafi yawe. Wibifata nk'aho ari ibintu yani bikubangamiye. Birakubangamiye kuko uwo mwanya bakikwimura kuko urabangamiwe, ndi kukumva neza. Ariko mu gihe kiri imbere uzamenyera, ibintu byose urabimenyera, warangiza ukabikunda. Rero ni muri ubwo rwego nasaba ko twabungabunga ibyo bintu byacu, ko babiduha tubikoreshe nk'inyungu dufite, ntitubibone nk'aho ari ibibazo ahubwo baduhaye. Ntabwo ariko bimeze. Jeve nawe ndumva hari icyo wabivugaho, ukatubwira kuri ibyo bintu bishyashya tugenda tugeraho, inyungu tubifitemo. Ndibaza twaba tubyumva kimwe. Nk'uko umaze kubivuga Katabirora, ibintu igihugu cyacu kitugezaho bidufite inyungu nyinshi cyane kandi natwe turabibona nk'abaturage. Nk'uko wabivuze rero, nk'ukuntu bavana abaturage mu cyaro babashyira mu midugudu, ibyo bidufitiye inyungu kandi bidufasha kwibumbira hamwe kugira ngo tugire aho tuva n'aho tugera. Nk'uko igihugu cyacu kidutekerereza ibintu byiza, kikatugezaho amavuriro hafi yacu, izo za poste de sante, ayo mashuri ari mu midugudu. Ibyo ni ibintu byiza kandi bidufasha kandi bitugeza ku iterambere. Iyo abantu bari hamwe rero babasha kwirinda umutekano, kandi umutekano ubasha kugenda neza, igihugu kikabasha kuducungira umutekano mu bintu byoroshye, kuko turi ahantu hamwe, ntabwo turi ahantu hatatanye. Ibyo rero ni ibintu byiza kandi igihugu kiba cyaturebereye, kuko niryo jisho ryacu ryo kutureberera ibyiza. Ibyo bintu tugomba kubyitaho kandi tukabibungabunga, natwe ubwacu tugashyira hamwe, tugafasha leta mu iterambere kugira ngo dukomeze dutere imbere, tugere kure, tugere n'ahandi harenze aha ngaha tumaze kugera. Nk'uko twari twabivuze, uyu ni umwanya w'ikibazo kigiye gutangwa muri iyi video. Muri iyi video y'itariki 8 z'ukwa gatatu hari igihugu kivugwamo. Ijambo rivuga izina ry'igihugu, icyo gihugu ni ikihe? Igisubizo kigomba gutangwa aho habigenewe, tuzababwira muri comment y'iyi video. Igisubizo niho kigomba gutangwa gusa. Igisubizo kizatangwa kuri YouTube nta gaciro gifite. Abazahabwa igihembo cy'ibihumbi 10 ni abantu babiri bazaba barabitsindiye. Ibihumbi 10 bizahabwa buri muntu watsindiye igihembo ku giti cye, amahirwe masa. Uko kabisa nuko bimeze, ko ni ibintu byiza, ni ibintu by'agaciro cyane. Niyo mpamvu twafashe umwanya wo gushimira ubuyobozi bwacu, ariko nongera nsaba ubuyobozi bwacu ikindi kintu kimwe, ikintu kijyanye na internet. Internet mu gihugu cyacu iraduhenda rwose, tuyigura amafaranga menshi. Jewe nkaba nafashe umwanya nkavuga ni jewe ngomba gusaba leta, umuntu waba
abatwumva cyangwa uko navuga ngo ndi kuvuga mu izina ry'abanyarwanda bagenzi banjye, ndibaza twese twifuza ko twaba dufite interinete ku mafaranga make. Impamvu ngomba gusaba kuri leta yadufasha cyangwa ubuyobozi cyangwa umukuru w'igihugu cyacu yadufasha akadufasha ku bijyanye na interinete, ni uko muri ibi bihe tugezemo ikintu cyitwa interinete ni ikintu gikenewe ahantu hose. Ni ukuvuga ngo uko imyaka igenda ishira iyindi iza, ni ukuvuga ngo interinete igenda ikenerwa birenze uko yari ikenewe mu mwaka ushize. Interinete idukorera ibintu byinshi cyane. Impamvu ndi kuyisaba ni ukubera yuko ukuntu dukurikije ukuntu abantu bareba ku mbuga nkoranyambaga ni bake cyane ku rugero rw'abaturage batuye igihugu. Abaturage batuye igihugu yemaze kubona abantu benshi ubwira nk'umusitari w'umuntu wo mu Rwanda ukina nka komedi uvuga amakuru ugira gute, ugasanga uwo muntu ntabwo amuzi. Ahubwo bamenya nawe uzi kada, bamenya nawe uzi, bamenya kandi yaraciye ibintu hano nta muntu utavuga ati reka nawe nzi. None ugira smartphone ndayifite, ni gute se utazi bamenya nawe nzi kweli? Hetse kadogo nawe uzi kada, yani ugasanga umuntu nta kintu abona kubera iki interinete irahenda. Ku muntu udafite amafaranga ushoboye kugura interinete ajya kugura nyine iya 500 ariyo gigabyte nani megabyte 500, igice cya giga. Igice cya giga ni 500. Uvuga ngo igice cya giga nta kintu kiri bukumarire, nta nubwo wajya kuri Instagram iminota 10. Niyo mpamvu nafashe umwanya navuga ni leta yacu dukunda cyane kabisa n'abayobozi bayo n'umukuru w'igihugu cyacu, twabasabaga ko badufasha bakadurebera uburyo interinete yagera ku bantu bose ku mafaranga make. Niba ari izo wifi bazimanike mu byaro, niba ari ibiki bishoboka byose bazishyire hariya, ariko twebwe abantu bose tube dufite kuba twabona interinete ku mafaranga make, kugira ngo ibintu byose bibera kuri interinete tubibone. Kandi iyo interinete nkaba nongera nsaba ko abo bantu banyarwanda bagenzi banjye turi gusaba interinete ku mafaranga make mwayikoresha mu buryo bwiza. Ntago ndi gusaba interinete kugira ngo wowe utangire ujye kuza kubeshya amakuru y'ibihuha, kuko amakuru y'ibihuha turabizi ko ari menshi, twabivuzeho. Hariho amakuru ashushanyije aza akabeshya abantu, ibyo ni ibintu byeze. Ariko n'umuntu wo mu cyaro basi tumubonere ko yabona interinete, nawe amenye ko habaho n'amakuru y'ibihuha, kubera ko ari kuri interinete cyane, ari kubona ko habaho ibihuha, habaho n'ibintu bizima. Agira ibintu areba avuga ati ibi ndabyizeye, byatanzwe na televiziyo y'igihugu kuko yabisesenguye isanga ari bizima. Cyangwa uyu muntu amakuru ndamuzi, ntabwo ashobora kuvuga ibintu by'ubugoryi ngo aze ashyire hano yereka abantu. Yani tuyikoreshe mu buryo bwiza, tuyikoreshe tuyibyaza umusaruro, tuyikoreshe dutanga amakuru yizewe, amakuru afite aho yaturutse hizewe. Apana guhimba ibintu gusa ngo uze wereka abantu kubera yuko ushaka kubeshya abantu. Interinete irakenewe, ikenewe ku bantu bose, kuko dufite abasitari benshi mu Rwanda bari ku ma YouTube. Izo YouTube zabo zikeneye ko abantu bazireba, abo bamenya batangire bamenyekanye mu byaro, abo ba papa sava babe bazwi mu byaro, abantu bose bamenyekana ahantu hose. Kubera iki? Kubera ko interinete iri ku bantu bose ku mafaranga make. Interinete irahenda, interinete y'igihumbi ni akantu umara n'isaha imwe mu telefone kakaba karashize. Ni ukuvuga ngo uyiguze ujya ku kintu ushaka kureba gusa ikaba irashize. Ariko bayidushyire kuri make, cyangwa bagashaka uburyo wenda bamanika za wifi ahantu hose mu byaro. Sinzi jyewe ntago nizi ibijyanye bya interinete, ababizi wenda barabizi uko babigenza ku buryo uyicuruza adahomba kandi n'uyishaka ayibone ku mafaranga make. Ibyo rwose nkaba nifuza ko n'abanyarwanda twese twabona interinete ku mafaranga make, kugira ngo ibintu bibera kuri interinete dushobore kubimenya turi benshi, kugira ngo aba ba YouTubers bacu bari mu Rwanda bagire abantu babareba nabo babigiremo inyungu,
kuri izo channel zabo. Barigize inyungu, ni inyungu y'igihugu, ni inyungu y'abandi banyarwanda bose, twese bari inyungu yacu. Niba kanaka yateye imbere muri ubu buryo, ni inyungu y'igihugu, ni inyungu y'abanyarwanda bose. Ibyo rero nkaba natekereje ko nabivuga ndi gusaba, bisaba ubuyobozi bw'igihugu cyacu budushakire interinete ku mafaranga make, igere mu byaro bayisakaza ahantu hose ku mafaranga make. Ndongeraho ngo ku mafaranga make, kuko interinete irahenda dukurikije amafaranga abantu binjiza. Ikiganiro cy'uyu munsi nkaba numva twagihagarikira aha ngaha. Ubwo Gerve nawe ijambo ni iryawe. Urakoze Katabira kubw'ikiganiro maze kutugezaho, kubwo gushimira igihugu cyacu n'umukuru w'igihugu cyacu utugeza ku iterambere ryinshi n'ibyiza byinshi. Ibyo turabimushimiye, kandi n'ibyo umaze kumusaba kugira ngo abanyarwanda bakomeze kwishima no kwidagadura ku mbuga nkoranyambaga, bishimira iterambere kandi bareba ibyiza babikoresheje kuri interinete kugira ngo ibintu bigende neza. Murakoze cyane, kandi mwe mukomeje kubana natwe, mukomeze mudushyigikire mukora share, subscribe, kugira ngo ibintu bikomeze kutugendekera neza, twubaka igihugu cyacu hamwe tubifatanije. Murakoze cyane. Murakoze cyane, nanjye nkarangiza nshimira abakomeje kudukurikira aho muri hose kabisa. Ni iby'agaciro gakomeye cyane ku bantu badukurikira, ku bantu bakoze subscribe. Turabakunda cyane kandi turabyishimiye, turabikunda ko twaba dufite abantu bakunze ibyo dukora cyangwa abantu bashyigikiye ibyo dukora, kandi tubabwira ngo ibyo tuvuga kabisa mugerageze tubikore twese, twumve yuko tugomba kuba umunyarwanda umwe ukunze igihugu cye n'ubuyobozi bwacyo. Nkaba ndangiza nshimira umukuru w'igihugu nanone, mubwira ngo abanyarwanda turabizi ko uravunika, ufite akazi kenshi ko kudushakira heza hazaza mu bihe biri imbere kabisa. Turagushimira cyane twivuye inyuma, nabivuze. Kandi Imana igikomeze iguha ubuzima bwiza kandi iguha umugisha. Murakoze cyane.